ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nk'uko ubushize ubwo duheruka kuganira twaganiriye nkabaha ubuhamya bugendanye n'uburyo Imana yahaye umutware wanjye agakiza. Uyu munsi tugiye kuganira uburyo Imana yatwubakiye inzu mu mujyi wa Kigali. Ndumva aribwo buhamya ngiye kubaha, ariko mbere yuko twinjira mu bintu byinshi mureke tubanze twiragize Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane kuko uri Imana hagati muri twe, kandi tugushimiye ko ibikorwa ukora ari byo bigenda bikugaragaza. Twumvise kuri Imana uriho, ariko ntugire imirimo ikomeye cyangwa igaragara ukorera abantu, twajya dushidikanya. Ariko ibikorwa byawe Imana biraguhamya, bikerekana kuri Imana kandi ko ushobora ibyo abantu batabasha. Niyo mpamvu muri aka kanya tugiye kuganira, Mwami duhana ubuhamya tuvuga ku by'imbaraga zawe. Ariko uyu mwanya tugutumiyemo ngo Imana n'Umwana n'Umwuka ramuze mubane natwe, mutuganze ibiganiro byose, Umwuka wera biherekeze. Kandi igikuru tugusaba ni uko Umwuka wera ari we ushyiramo imbaraga mu mitima babasha kubyumva, kugira ngo bizabagire umumaro, babashe kukwizera kuri Imana ishoboye. Mbese unyemera Umwuka wera dufashe uwo murimo wo kwemeza imitima no kwiha gusobanukira cyane kurushaho, nanjye kandi ashoboze mbese kubivuga uko biri, nta kugabanya cyangwa kongera kujemo. Ibyo wakoze mbashe ko ari byo nanjye ntanga mu buhamya imbere y'ubwoko bwawe. Urakoze cyane kugiye kutugira neza, icyo duheje n'imbaraga mbi z'umwijima z'uburyo bwose mu izina rya Yesu. Abadayimoni bakorera mu kirere, bakorera ku butaka, abagendagenda ikuzimu, imigambi yose turayifunze tuyihambira ikuzimu mu izina rya Yesu. Bana natwe dufashe muri byose, dufashe dutangira kugeza dushoje mu izina rya Yesu, amen. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Turi busome ijambo ry'Imana riboneka hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 32 umurongo waho 26. Haravuga ngo, maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, dore ndi Uwiteka Imana ibifite imibiri byose, mbese hariho ukinanira? Imana ibaha umugisha. Reka twongereho ijambo riri hano mu Baheburayo, igice cya 11 umurongo wa 1 gusa nawo. Haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Imana itugirire neza. N'ayo magambo ngira ngo tuvuganeho mu ncamake mbere yuko twinjira muri ubu buhamya. Nk'uko bigaragara umukozi w'Imana Yeremiya, iri jambo rivuga ngo dore ndi Uwiteka Imana bifite imibiri byose, ngo mbese hari ikinanira? Nagira ngo mbahamirize nanjye nk'umuntu umaze imyaka wenda itari myinshi cyane mu gakiza, ku Imana nabonye ko nta kinanira. Ni Imana ifite imbaraga zo gukora ibyo twebwe abantu tudatekereza, ibyo ureba ukabona bidashoboka, iyi Mana irabikora. Imbaraga zayo zirihagije, ntabwo isaba inkunga, nta bayedi igomba. Iyo yashatse gukora icyo yagambiriye gukora no kugikora, iragikora kandi bikemera. Niyo mpamvu rero niyo wagira intege nke, wenda wowe ukavuga uti nkurikije ikibazo uko kimeze n'icyifuzo mfite uko giteye, urimo kubona ibintu bitashoboka, ariko umenye ngo imbere y'Imana nta kidashoboka. Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga. Icyo yabitakoze ni icyo itashatse gukora, ariko icyo yagambiriye gukora cyangwa icyo yimeje gukora, uko cyaba kimeze kose iragikora kandi kikemera. Niyo mpamvu rero nanjye ngiye kubaha ubu buhamya, ariko ngendeye kuri iri jambo ry'uko Uwiteka ari Imana itagira ikinanira na kimwe. Ubuhamya ndi bubahe muri buze kubyumvamo ko ari Imana ishoboye kandi ikora ibyo twebwe tudatekereza nk'abantu. Ijambo rindi twasomye mu Baheburayo
ritwemeza kwizera icyo ari cyo. Ni ukwemera ikintu utabona, mbese udatekereza ko gishoboka, ariko ukemera ko icyo kintu gishoboka. Iryo jambo navuga ngo wenda nk'urugero rwa hafi twafata, muribuka Bibiliya itubwira ko Sara yari afite imyaka 90. Umwami Imana iramutekereza, itekereza ko bakwiriye kubyara we na Aburahamu. Aburahamu ni imyaka 100 na Sara ni imyaka 90. Aba babyeyi dushyize muri logique y'ibyo twebwe turabyo mu mubiri ntago bibaho. Uretse nabo nanjye ugeza muri iyi myaka 62 mfite, ntago atekereza ko nabyara. Ni ibintu wabona ko ari impossible, bidashoboka. Ariko Sara Imana ibivuze kuko ari Imana ishobora ibidashoboka, yababwiye yuko bazabyara, barabyizera. Bagezeho basa n'ababanje kujijinganya kubera ko byabaye ibintu birebire, ariko byaje kwemera. Byumvikana ko ari Imana ikura ibishoboka mu bidashoboka, kandi ko iyo wizeye icyo ari cyo cyose kibasha gukoreka. Mariya yari umwari, ijambo ry'Imana ritubwira ko ari umukobwa w'isugi, ariko Mariya aza gutumwaho marayika yuko agiye kuzabyara umwana w'umuhungu. Urumva umwana w'umukobwa utaryamanye n'umugabo kuvuga ngo azabyara, ntabwo ari ibintu bishoboka. Ibyo nabyo ni ibintu babona ko ari impossible mu rurimi rw'igifaransa cyangwa se mu kinyarwanda, ni ibintu bidashoboka nyine. Ariko byaje kurangira bigize gute? Byaje kurangira bishobotse. Mariya yaratwise kandi igihe kiragera aranabyara. Navuga ngo rero kwizera kurema ibintu bitariho bikabaho. Kwizera kwaraturemeye kuturemera inzu hano muri uyu mujyi wa Kigali. Ubu nanjye ntuye mu mujyi, naravuye mu cyari wacu, nababwiye ko naje ntorotse, ariko uyu munsi ndatuye ntuye iwanjye, ntabwo nkodesha, ntabwo ndyama ngo nikange kuba nsora mu nzu, kubera ko Imana ikora ibyo umwana w'umuntu adatekereza. Umuntu waje atorotse watekereza ko azaza akazagira icyo ageraho, ariko kuko ku Mana byose bishoboka, byarashobotse. Rero ndagira ngo ninjire mu buhamya nyirizina kwara agaciro k'ijambo ry'Imana, kugira ngo mwumve ko kwizera atari ibintu by'inzaduka cyangwa se atari ibisazi, ahubwo Bibiliya ibiduhamiriza ko iyo wizeye ibintu bishoboka. Umutware wanjye twajyaga twicara tukaganira. Umunsi umwe nza kumubaza, ariko ikibazo gikomeye wagize gituma wumva udashaka ko tubyara, ni ikibazo ki? Byagenze bite? Mu gihe twabiganiragaho, umutware yarambwira ati ngewe ikintu kimbangamiye rwose cyangoye ni ibintu byo guhora twimuka. None twimutse utwana dutoya tw'indahekana, ni ibintu bigaragara ko ari ibintu bigoye guhora umuntu yimukana abana. Mbyumvise kubera ko dukizwa twari dufite ikibanza. Ngewe icyo nafashe umwanzuro kandi wihuse, naramubwiye nti dutangire kubaka. Narambwira ati ko nta mafaranga aharije dufite, tuzubaka dute? Tuzubakisha iki? Byabaye ngombwa ko mubwira ngo we shaka abakozi bubake. Yari afite akazi gake ndetse akaba n'igihe akabura burundu, ari nayo mpamvu rwose nawe yari yarabyihoreye, kandi ikibanza gihari, ariko akavuga ati nkurikije imikorere haraboneka amafaranga yo gutunga umuryango, ndetse ndabwiye areba akabona nta nahagije, bituma afata ingamba zo guparika ibyo kubaka. Rero nahise mwagiserera, niba ari yo mpamvu, akaba ari yo mpamvu yo kuba mbese wumva ko kubyara ari ikibazo, reka twubake. Nabwo agenda ushyirimo abakozi. Akazi nababwiye mbere nakoraga mu bazungu, kari akazi ko kugira ngo nkemure cya kibazo cy'umwana. Imana ntabwo yashimye ko nkagumamo, kuko ubundi ntabwo twari abakene bo kujya gukora ako kazi ko gucishwa bugufi mwene kaya kageni, ahubwo nyine Imana ijya yemera ko byose bitugera nk'uko nabivuze. Mbese ni ukuvuga ngo
abazungu hari muri za 1992 hari mu gututumba umwuka w'iyi jenoside yakorewe abatutsi, biba ngombwa ko abazungu bagira ubwoba barataha, barambwira ati tubuze ahandi hantu tugushyira, tubuze abandi bazungu bakwakira kubera ko bose barimo kwanduruka bataha. Nanjye ubwo nenda baye umushomeri ndi mu rugo nta kazi, dutangira yo kubaka. Umugabo arambwira ati tubigenze gute? Ndambwiye wowe genda ushaka abafundi, ujye ubabwira n'abayede ko bazajya bakora kuva ku wa mbere bakageza ku wa gatandatu, noneho ku wa gatandatu nimugoroba bakaza guhembwa. Ubwo ibintu umugabo arabyumvise, aragiye abikoze uko. Turatangiye turubatse, mbese birakorwa koko, hagera ku wa gatandatu nk'uko nabimubwiye, Imana ikiyaranja igashaka uburyo abafundi baza guhembwa. Igihe cyarageze, babafundi haza kuvamo igihe umunsi umwe burya Imana igerageza kwizera kuturimo, niba gufite imizi muri twe cyangwa se niba ari ibintu by'amashami yashamikiye hejuru. Ubwo babafundi baje guhembwa, ariko wa gatandatu bahageze basanga nta namba, nta kintu twibitse wabe na gito. Bahageze rero umutwara ansanga mu nzu, arambaza ati ko abakozi baje guhembwa bigende bite? Nahise mubaza ngo ndabizi se? Ahita ako kanya nkanura amaso arambwira ati si we wanshutse? Mbonye ko kuntu agaragaye nk'umuntu ko kutakaje kwizera, mpita nigarura ndababwiye ntumva, wegenda abakozi ubabwire bazaze guhembwa ejo saa moya. Umugabo rero ahita yihuta ibyo mubwiye, ajya kubishyira mu bikorwa. Ndababwira ati ntabwo nabonye uburyo bwo kubashakira amafaranga yanyu, ariko ejo saa moya muzaze gufata amafaranga. Ubwo rero amafaranga abakozi baratashye, nanjye turaryamye n'umugabo, ariko ngeze mu buriri mbura amahoro. Urumva nijye batanze gahunda yuko ejo saa moya abantu bagomba kugira gute, bagomba kuza guhembwa. Kandi ubwo twari kwa gatandatu nimugoroba saa 12. Abakozi bagomba guhembwa ryari? Bagomba guhembwa saa moya zo ku cyumweru mu gitondo. Nagiye kuryama biranga, nakoze urubavu hasi bikanga, kavuga Imana uribuka ko abakozi bazaza guhembwa ejo saa moya? Nkahita mbese ibyo kuryama birananira, ndara nicaye nsenga, ndasenga amasaha yose nari ndimo nsenga, kuva twagera ku buriri kugeza saa 9 z'ijoro nari ndimo nsenga. Umutima wanjye wampagazemo kubera gutekereza bari abantu ejo saa moya nibazi bizagenda bite. Umutware wanjye we yararyamye arisinzira uw'abandi, avuga ati ubwo umugore uko ari bwiranje niwe ubizi, nanjye rondara mbese nabuje Imana amahwemo. Bene data mujye mukunda gusenga, gusenga birimo imbaraga, kandi gusenga Imana by'ukuri iyo wayiteteje nk'uko Yesu yabitwigishe mu ijambo rye, nayo ntabwo ituza, uyibuza amahoro ikayabura. Njyewe nakomeje gusenga amasengesho gutitiriza saa 9 mu kadomo, nibwo Imana yampaye ijambo riboneka mu Bami ba mbere igice cya 9 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Ijambo rero rizamo amagambo avuga uburyo Salomo yujuje inzu y'Uwiteka, ngo iyo nzu ngo Uwiteka yihumugisha, ngo yereje kugira ngo izina ryo rizayibemo iteka ryose. Ubwo ndushaka kwasoma uzayisomere, ariko njye nkimbara gusoma ayo magambo nahise numva mu mutima wanjye hakeye, numva amafaranga ndayabonye, mbese nyizera nk'uyafite mu ntoki. Mpita nkomanga umugabo, ndamubwira nikanguka amafaranga arabonetse. Yahise yeguka avana vuba, arambaza ati amafaranga arihe? Ndamubwira nti Imana impaye ijambo muri Bibiliya, ntiby'ukuri rihise rinyizera ko amafaranga abonetse. Ati si ubwo koko nibyo nkanguriye? Ati naringize ngo urayabonye koko. Arongera ahita yiryamira. Nanjye nahise njyama, noneho kubera ryahumure mpawe n'Imana,
nahise ndyama ndasinzira rwose biremera. Mu rukerera 11:00 kwa kundi naraye nsenga, Imana nayo yakugendeye isanga umuntu i Nyamirambo. Twebwe turi ku Muhima niho twari dutuye n'icyo gihe. Irangije sanga umuntu i Nyamirambo imubuza ibitotsi neza, ikamubwira iti jyana amafaranga kwa naka, jyana amafaranga kwa naka. Yajya gufatanya ijisho, jyana amafaranga, yareba ku isaha akabona ni mu gicuku. Umuntu yaraye agera ijoro, yavuye i Nyamirambo 10:00, yageze iwacu 11:00. Araza arakomanga, umwana udukora uturimo two mu rugo aramukingurira, amwicaza muri salo, aza ku cyumba cyacu arakomanga ati hano hari umushyitsi ubashaka. Ubwo rero umutware niwe wabyutse, araza ahageze, ahita amubwira ati rero naraye ijoro, naraye numva nabuze amahoro, hari ijwi rimbwira ngo nizane amafaranga hano. Yikora ku mufuka ikibandara araterura aramuhereza atakira, ati numve ko natuza naruhuka. Umugabo amafaranga yayakira ayakubita ku mufuka, nuko barangije amusaba umugisha, umushyitsi aragenda. Umugabo rero n'abageze mu cyumba yaraje arankomanga ati niko, ati babakozi bari ngo mbaho ubufaranga bwabo. Nti ati babakozi bari he ngo mbaho ubufaranga bwabo. Ndarabonetse, ati byaka nkwereke. Ayakora ku mufuka arayanyereka, nanjye ndicara ndareba, turabara dusanga hajemo yo guhemba babakozi, habonekamo nashobora gusigara akemura ibibazo byo mu rugo. Mbese Imana igiye gukemura ibibazo ibikemurira rimwe. Nuko Imana idukorera igitangaza, icyo kibazo tubona kirakemutse. Rero nuko ngo twakomeje kubaka muri ubwo buryo bwo kwizera, n'ubundi akazi katagenda neza, ariko dukomeza muri iyo strategy twari twaratangiye, mubwiye nti wese iraho abakozi bazahembwa kwa 6. Ibintu turabikora kugeza igihe nyine n'umugabo agenda abona nk'uturaka, yarakoraga akazi k'ububaji, biraka byaba byabonetse agashyiramo. Tukiri aho ibigeragezo, haje kuzamo ikindi kigeragezo cya Gaheza. Mu gihe twarimo twubaka, tubona ibintu birimo bizanye n'Imana igenda igaragaza ko idushyigikiye, twagiye kubona tubona haje abantu b'abayobozi b'ishuri runaka ahantu. Abo bantu baje babwira umugabo bati tuje kubwira ko urimo kutwubakira mu kibanza. Bamwereka ibyangombwa byose, asanga icyangombwa cy'uko bahawe na leta baragifite, asanga bafite icyangombwa cy'uko kera babyitaga minitrape. Muri minitrape babahaye autorisation de bâtir, mbese ibyangombwa byose bari babyujuje. Natwe kandi tuba twaraguze, twebwe twashatse umuturage nyiri pariseri turamugurira, noneho tujya muri minitrape niko icyo gihe babyitaga, natwe baduha autorisation de bâtir. Byumvikana ngo ikosa niho ryari ryakorewe. Ubwo rero babaye nk'abadusekuranyije. Bantu rero beretse umutware wanjye ko bafite ibyangombwa, yararebye asanga bo ni ibya kera, twebwe ibyacu nibyo byaje nyuma. Yaje mu rugo, uretse ko amarira yabaga batemba ajya mu nda. Yaba ari nk'umugore aba yaraje yikoreye ibitenge ku mutwarira, amarira ajya hanze. Yaraje arambwira ati yewe twaruhiye ubusa, cya kibanza ntabwo ari icyacu. Bimeze bite? Ntabwo ari icyacu kandi twarakiguze amafaranga yacu. Hari abandi bantu leta yagihaye, ati kandi nabo uburenganzira bwo kubaka barabuhawe. Ndamubaza nti none se abo bantu tujya gucukura umusingi, tugakora fondasiyo ko bari bahari bareba, tukazamura inzu ko barebaga, none inzu igeze mu marento n'iki niho babonye kuza kuduhagarika ngo baduhombye? Kuki bataje kare? Ndababwiye nti ibi bintu rero uru rubanza Imana niyo izaruca. Iyo baza kare tugitangira gusiza bakavuga bati ahantu ni ahacu, ntabwo byari bukomeze. None ubwo byagenze uko, leta yarabahaye, natwe tugura na nyiraho. Kandi nanone leta yabahaye autorisation de bâtir, natwe irayiduha. Uru rubanza rero reka turuhe Imana abariruburana. Umugabo ndamubwiye nti wegenda ukomeze wubake, nubwo baguhagaritse
nta rwandiko rwavuye muri minitarapu yongeye yatwemeje kubaka rwo kuguhagarika twabonye. Genda komeza akazi nagiye gusenga. Naragiye njya kwiherera ahantu mu cyumba ndasenga mbwira Imana ngo umva rero Mana, icyo numvise nuko uriya muntu hariya hantu hashaka kuhubaka ikigo cy'ishuri, natwe hariya hantu nuhaduha tuzahakorera umurimo wawe, ubwo hasigaye ushyire kuri munzane, icyo ubona gikwiye aricyo kizahaba. Urubanza ndarukweguriye abari uruburana. Ubwo ndatashye. Umugabo ati nkomeze njye kuba, komeza ntuhagarare. Noneho aho muri minitarape hari umuntu wakoragayo uvuka iwacu neza ku mavuko, umumama wakoraga muri sekretariya. Yagize atya abaciye iwacu umugoroba umwe, aratubwira ati rero ati habaye inama, minisitiri yavuze ko mbese babahagarika, ikintu gifitiye rubanda nyamwinshi umumaro ntabwo cyahabwa umuntu umwe ku giti cye. Ati none mwikomeza gupfusha amafaranga ubusa, kuba minisitiri yabivuze, ati urwandiko n'igihe warwanditse dutegereje ko azarusinya. Yapfuye kuvaho. Nanjye simbukira hahani nagiye gusengera ubushize, mbwira Imana ngo urwo rwandiko ntiruzigere rugera muri uru rugo, ntituzarubone, urebe ahantu uta muri puberi. Urwandiko rwo kuduhagarika kubaka tugahomba amafaranga angana gutya ntarwo dukeneye kubona. Urwandiko koko sinzi aho Imana rushyize, twarindiriye ko ruza tunaruheba. Haciyeho igihe wa muntu wakoraga wari sekretari aho muri minitarape n'ubundi yarongera agaruka, aravuga ati ndabona mwarakomeje akazi, ati ariko noneho habaye inama bita rukokoma, ati ku buryo minisitiri avuze ngo uwo muturage mumushakira ikibanza Kacyiru cyangwa i Remera. Ati rwose ntabwo twafata igikorwa cy'abantu nyamwinshi ngo tugishyire ku muntu umwe. Ubwo rero aravuga ati imyanzuro nuko nguko yakozwe, nuko byagenze, muri makeya mwebwe muhagarare. Ati urwandiko n'ubundi n'igihe rwanditse turindiriye ko minisitiri aza kurusinya tukarubazanira. Narongeye ndasimbuka njya gusenga, mbwira Imana ntaho washyize urwandiko rw'ubushize aba ariho ushyira n'urunguru, kuko rwose aho imirimo igeze dukora, niba nta kutwishyura kugaragara, akaba ari nta kindi kintu turi bukorerwa, ntabwo ngiye nemera igihombo. Uru rubanza ruburane utuburanire. Ubwo hakurikiyeho iki? Twategereje urwandiko uko ruza. Urwandiko turarushaka, turarubura, nta rwaje. Twebwe dukomeza gahunda zo kubaka. Noneho ba bantu bo kwa rya shuri bageze barabanga ariko ngo uriya muntu ashaka ko afite umuntu ukomeye ngo umuhagarariye umuvuganira, akaba ariyo mpamvu akomeje imirimo adacika intege. Byabaye ngombwa ko ibintu babijyana mu nkiko. Babijyanye mu nkiko, umutware wanjye bamuhereza konfukasiyo. Ubwo rero agiye kugenda namubwiye nti urabizi ko urubanza twarushyize mu maboko y'Imana, nugenda ntugire amagambo menshi yo kuvangira Imana uza kuzana, vuga amagambo make ashoboka ariko ntugire ibintu byinshi uvuga. Umugabo ati nibyo. Yaragiye agezeyo, baramubaza bati niwe Gashe Alphonse? Ati ni njyewe. Mwene ndi, mbere yuko munkorera dosiye ndashaka ko mubanza mukambwira icyo ndi kuregwa. Baramubwira ngo icyo uri kuregwa ngo nuko wubatse mu pariseri itari iyawe. Ati none se ibintu bya pariseri ni iki? Ni ibintu bizana mu nkiko? Ati nawe nk'umuntu umenyereye ibintu by'ubucamanza ni iki? Ati ubwo abo bantu ntumvishe ko bayobye ngo we wabayoboye? Ati ibi ngibi ni ibintu bijya muri za minitarape aho kuko nibo batanga ibibanza. Ati rero njyewe ikibanza ndi kubaka ngifitiye ibyangombwa. Ati ku buryo numva nta kibanza cy'abandi ndi kubakamo. Umugabo yahise rwose ako kanya yisohokera, uwamubaza agasigara ahekenya akabuno k'ikaramu. Umugabo arataha arazambwira uko bigenze. Ndababwiye nti nibyo komera mugabo wanjye, reka dukomeze dusenga Imana. Twarakomeje turasenga. Noneho abantu bo kwa rya shuri wari wajyanye urwo rubanza mu rukiko
nabo bakoresheje inama ariko afite umubabaro n'agahinda. aravuga ati njyewe umuntu yadusuzuguye, atari ko nubwo yadusuzuguye, ati ikintu mbahamirije kandi cy'ukuri cy'ijana ku ijana ni ukuri ya muturage yari umuntu w'umukire ufite ubushobozi bufatika. aravuga ngo azaba hariya hantu ntakiriho. nuko ibintu barabyivugiye. harimo umuprofeseri wigisha ku ishuri rindi bafite, twari twariganye tuziranye ndetse tunasengana. umuprofeseri yaje kunyarukira iwacu arambwira ati rero twakoze inama ya rukokoma hariya, atari ku muntu umwe mu bayobozi bakuru b'ishuri yavuze ngo hari ahantu muzahaba atakiriho. rero mwumve ko ibintu bikomeye, namwe mushaka ingamba mukwiriye gufata. namushimira cyane, ndamubwira ngo urakoze. yamaze kugenda narasenze mbwira Imana ngo ni wowe ujya uburanira abanyantege nke kuba barusha amaboko. nta zindi mbaraga na nke dufite. uriya muntu ni umunyamaboko, ni umutunzi n'umunyamafaranga. urabona twebwe turi kubaka no kuri hanjye ari ugupfundikanya. uburanira abanyantege nke kuba barusha amaboko. nuko ndasenga nditoriza, ariko mbwira umugabo nti ntuhagarare kubaka, we komeza. umugabo arakomeje arubaka. uriya mukire wari wafashe iyo ngamba ntabwo tuzi ikintu yari agambiriye gukora n'imbaraga zindi yari bushyireho, twebwe ntabwo tuzizi. ariko ikintu cyamubayeho, nagira ngo mbinginge mwebwe murimo kumva ubu buhamya, mujye mwirinda kwiyaturiraho amagambo mabi. nibishoboka wiyaturireho ibyiza, kuko wiyaturiraho ibibi ukabikora ugira ngo ni burage, ariko hakaba igihe bikugeraho nawe utari uzi ko byakusikaho. urumva yaravuze ngo uriya muturage azaba muri kiriya kibanza ntakiriho. haciyeho iminsi mike afatwa n'uburwayi. niba hari uburwayi runaka yarasanzwe afite ntabwo mbizi. umuntu yafashwe n'uburwayi buje bugubugu. noneho bamurebye mu mavuriro y'ino babona birakaze, bahita bamutaransifera mu bihugu byo hanze. mbese murabizi ko abafite uburyo bahita birukankana babajyana mu Buhinde cyangwa se ahandi bafite ubushobozi burenze bw'inaha. baramujyanye rero bajya kumuvuza muri icyo gihugu cyo hanze. bamaze kumugezayo rwose ndibaza ko nta cyumweru cyashize bahise bagarura ubutumwa bwo ku muntu yahise yitaba Imana. nta muntu ugeze abigiramo uruhare, ijambo ryavuye mu kanwa ke akaryiyaturira. urumva ahanganye n'imbaraga atazi. twebwe turimo turasenga, we arimo arumva yiyumva ku mbaraga z'amafaranga n'icyubahiro n'ubwenge, nibyo bintu yari ashyize imbere. ariko twebwe nta kindi twari dushyize imbere uretse Imana yaremye ijuru n'isi n'ibyo byose abantu bishingikirizaho. iyo rero niyo yahanganye nayo. uko turimo dusenga nawe akavuga atoya rwose uriya muturage azahaba ntakiriho. nuko byamugendekeye rero, byaje kurangira nyine aguye mu bihugu byo hanze. arangije bamugarura ari umurambo, baramushyingura birarangira. ahantu tuza kugira igihe turahimukira, turahatura, tuhatangiza umurimo w'Imana nk'uko byari mu masezerano. twahatangije umurimo w'Imana by'ukuri. umurimo w'Imana uraguka. ku munsi wa mbere twahimukanye n'abantu basenga, dutangira dusenga. umurimo w'Imana uraguka, bigeze igihe haza kuvukamo urusengero rwo ku Muhima. korali ya mbere yo ku Muhima, iyo bitamo bahoze bagita ngo ni korali Muhima, yavukiye mu cyumba cy'ahangaha muri uru rugo iwanjye. niho korali ya mbere yavukiye. n'urwo rusengero kandi niho rwaturutse. ko abantu bageze baba benshi, biza kurangira bavuze bati mureke dushaka ahantu dusengera. umurimo w'Imana rero waje kwaguka, kandi by'ukuri kuva icyo gihe na bugingo n'ubu kugeza kuri uyu munsi, uko nabisezeranye n'Imana niko bikiri. umurimo w'Imana uracyahakorerwa. biragoye ko biyenda gusengera mu mago, ibintu by'ibyumba n'iki byaje guhagarikwa, ariko njye n'abana banjye turicara tugasenga, tugahamagara Imana yo mu ijuru
kuko muri uwo mfite umuryango munini. Bamwe bagiye bashaka n'abuzukuru bakaza, ku buryo rwose umurimo w'Imana warakomeje na bugingo ndubu. Ndumva rero twasoreza aha ngaha, twasoreza aha. Mbese nashaka kubabwira ku mbaraga Imana ifite, mujye muyizera kandi mwizere ko ari Imana ishobora byose. Nugera aho ubona bikomeye, nugera mu bibazo ubona byakurenze, umenye ko ari Imana ishoboye ibyo umwana w'umuntu atabasha. Kuko nibuka ko hari igihe twagezemo tuba ahantu dukodesha, tukihurira muri toilette turi abantu benshi, habwira Imana ngo wambabariye ukazampa nibura toilette muri uyu mujyi wa Kigali. Njyewe nta cyizere cy'uko nabona na chambrette nari mfite, kuko nivo twari turiho bumvaga dutekereza ko na chambrette itaboneka. Ariko Imana iratwubakiye, idukorera byose, mbese iduha aho tuba naho dukodesha, byose Imana irabikoze. Ndumva rero dushoreje aha mbabwira ngo rwose mwizere Imana. Niba waba ufite ibigeragezo nubwo byaba bikomeye gute, ujye wumva ko nta kintu na kimwe kibaho kinanira Imana. Nkaba rero nabararikira kugira ngo ubutaha muzabe hafi, mbabwire ukuntu nanone twanyuze mu kigeragezo cy'ubukene n'inzara. Imana yagiye iducisha mu